ubu rero kera rwose ibintu byaranyobeye by'iyi ubuzima ni danje. Ntuzi mu minsi isize ibintu byambaye umva birakaze biteye n'ubwoba cyane. Rero najyaga nicara nkavuga ati se abakonja numva amateka abantu babatuburiye kuko barabatuburira bigakunda. Ese se babatuburira bashingiye kuki? Ati umva mubwire ko uburonjya ahangaha pe ngiye kubaho ubuhamya n'undi muntu wese uzatekereza kuvuga ati abajura ntabwo babaho babatubuza azajya atwitondera. Kandi kuvuga ngo ngiye kubaha ubuhamya ngiye ubwanjye byambayeho. So amazina yanjye yitwa Anne Nyiranzayimana. Kamvuge muri make ngo njyewe hari ku munsi wa kabiri ku itariki 12 z'ukwezi z'ukwa cumi ndagenda mu bisanzwe ngenda curuza. Nuko ngeze mu isoko ni mu karere ka Kirehe, mu isoko ry'ahantu bita Nyakaranda. Naragiye mpetse ibaga yanjye harimo n'amafaranga. Nuko nubwo ngezeyo ninjira mu isoko nahurira n'umugabo usa nk'uciriritse usa nk'umurwayi rwose. Ubwo nahuye n'uwo mugabo arambaza umva mubaze ngo ahantu bita farumasi iri inaha muri Nyakarambi bavura uburwayi bwo mu mutwe waba uyizi? Ati uburwayi bwo mu mutwe ati hano nta farumasi ivura uburwayi bwo mu mutwe ihari. Ati se inama? Ati ntayo. Bimeze uteze? Ati nazi yo mushiki wanjye arwariyeyo baramwanduje indwara mu mutwe. Nawe ati njye naho. Ubwo mu gihe nkibimubwira imbere yacu hahise haturuka undi mugore aza yirukanka. Mu gihe yinyurisha uko yatavuga ati umva ngo madamu umva mubaze bana ngo hari farumasi ngo haje mushiki wanjye arwaye mu mutwe wahandangira mwamfashije mukahandangira. Ubwo umugore aravuga ati njye ntaho nzi. Ubwo akibangana ntaho nzi ubwo nuko ngo kugenda byari byananiye. Hanyuma ubwo umugabo atambwira ati ahita abwira uwo mugore ati madamu nguzi murakoze cyane Imana izabaho umugisha. Hano buriya ngiye mpuye n'umugore mubajije arambaza ngo ntasore ngo njye urambaza ahantu aha n'aha n'icyapa kiyobora abagenzi. Ati reka ati ubwo rero mwebwe ko ngize amahirwe mukanyobora mbasabiye imigisha yanyu ikube inshuro 100 iyo mufite. Natwe turavuga ati Imana ishimwe. Ubwo tukimuhakanira tuvuze gutyo ubwo ni ukuvuga ngo yahise adusabira imigisha bigera naho ahita abwira uwo mugore ngo we mugore wowe ngo ufite musaza wawe ugiye gukoresha ubukwe turabona imbere yiwe hari intambara hari urugamba kandi harimo n'urupfu. Umugore ati wibonye gute ibyo bintu ngo nibyo kandi ni ukuri ibyo bintu byambayeho. My friend nanjye ndibaza ese ibintu ni ibiki? Ubwo nanjye ahita nzati ngumva ngo njyewe we ngo ndi kubona bose ucuruza. Ati hepfo yawe hari abagore 2 bakugambanije ugiye kuzarwara indwara ku buryo ugiye kujya kwa muganga bakagutera urushinge ugahita uturika ugapfa. Nawe ati mu izina rya Yesu ibyo bintu nibyo bankoreye. Muri mayindi yanjye nahise ntekereza koko ibintu bamubaza n'ibindi byose aho ukuntu baba baramukoreye ibintu atabizi wasanga ari byo. Ubwo ni ukuvuga ngo umugore yasambwiye ati washitse umukurikire umubaze kuko ndi kumva ibintu ambwiye ari byo.
nibyo pe ndavuga ati ibyo nibyo kubwira ati koko umusaza wawe agiye gukoresha ubukwe ati pe nukuri arahari nanjye nahise mfatana nayo mpetse bage yanjye n'amatelefone abiri imwe ya smart n'akandi gatoya nawe mbwira wa mugore ati koko ibintu nibyo reka tumukurikire tumubaze uyu muntu ashobora kuba azi ibintu byinshi kandi ni umunyaruhengeri abanyaruhengeri bagira gute barasenga cyane ubwo nanjye ntabwo natinze nateshejwe kujya mu isoko naringiyemo nanjye mbahita mpindukira ndabakurikiye so ubwo nanjye twaragiye tujya tubiganaho n'uwo umugore akambwira ati ibintu n'ibyo n'ibyo ubwo tugeze imbere umugabo atubwira ati rero mutica hano kuko hari abantu bari kuhagenda nimwebwe nimushaka ahantu mwicara hatuje ngiye kubabwira ibyanyu babwire n'abanzi banyu ku buryo muzahita mubamenya bakabagarukira bakabasaba imbabazi ubwo ni ukuvuga ngo nanjye narabyemeye nkumva rujigomanye namaze gupfa mu bwonko nanjye nagize te nihuje n'uwo mugore nkumva ibitekerezo byiwe byahuye n'ibyanjye nawe nkumva ari kumbwira ibyanjye nkavuga ati ubwo turakumanukiye ahantu bita mu Gikomando n'Inyakarambi munsi ha rusengero rwa Iyariro hari nibwo twaragiye twicara munsi y'igiti cya avoka tukihagera tukicaye haje kunyuraho umugore aratubaza ati se aho hantu ko mwicaye ko ari habi munsi y'igiti aho harimo inzoka zimwe ziguruka zishobora kugira ute ishobora kubarya umugabo atubwira ati reka nta cyashobora kuturya kandi turi kumwe n'Imana ubwo muri make nanjye numvaga koko turi kumwe n'Imana ubwo tukicara arambwira ati mvuye mubwire washatse umugabo ati namushatse hari uwo mukibana ati ntaho tukibana ufite umwana umwe kandi uwo mwana yari agiye kuzaba igitambo cyawe yari agiye kuzapfa nanjye nkurikije ukuntu numvaga koko yarwaye muri icyo cyumweru ndavuga ati yabawe ibintu nibyo koko ati ngiye kukubwira abanzi bawe n'amazina uzajya ubasha kubirinda ndabati ibyo ni ukuri hanyuma naricaye umugabo arambwira ati muhaguruke ngende nce utubabi nkari imbere yanjye dusanzwe tw'ibyatsi bisanzwe narahagurutse njyewe ubwanjye ndagenda nca utubabi tubiri kamwe ndakazana akanjye ndagafata akandi hamwe ati gahereza umugore ndagafata arambwira ngo ciraho amacangwe ndagafata nciraho n'uwo mugore ndakamuhereza aciraho none haratubwira ati mukabumbatize gutya nimurangiza muvuga amagambo ati bumbatije umwanzi agiye gusibangwa imbere y'abantu anegaragaze nagafashe nkikarambura gutya mpita mbona kabaye amaraso ndumirwa ndabatse ati ntureba ayo maraso ni wari ugiye kuva ugahita upfa none Imana ubwo ibigaragaje bikuye mu izina rya Yesu atire wa mugore aramuga ati rambura agapapuro akababi so akarambuye nawe abona ni amacanga ahita amuga ati uko ubona aya macangwe yumye niko nawe wari ugiye kuma ibyo byose bikaguka bikagushiraho ubwo muri make urumva nari maze kumva ibintu ari byo bitewe n'amaraso nari niboneye koko ubwo yaje kugira aho ambwira ati ni ukuvuga ngo hepfo yawe hari umukobwa bahaye 80,000 bamugura na telefone kugira ngo ajye atanga amakuru yawe uko bimeze umunsi ku munsi bati wambara ukamubwira ariko ati rero ugiye gukorera ibintu kugira ngo mubwire abanzi bawe nawe ndabakubwira nugera mu rugo uzafata 80,000 ubishyire munsi y'amatera ku musego uvuga amagambo 3 usengera mu mutima nurangiza uvuge ngo byose bikuweho kandi Imana igiye kugaragaza iki abanzi bawe ubwo nanjye naragiye ubwo nyine ndatuza ndavuga ati rwose ibyanjye byarangiye ibyanjye byakemutse ubwo bigeze naho mvuga ati njyewe bitewe n'ubwo nabaye ibintu nkora kuko nari maze kumva yuko byanjye bikunze ibintu byakora ari ibyo nabati se none mu bijyanye n'iki n'abagabo hari ikintu byibura ubona
uzi ikintu wambwiye cyo ni kimwe ngo ati umugabo aragukunda kandi uzamukomeza umukunde hari yazaza ugasanga murongera murabana gusa aragukunda ubwo arangije maze kubona ibyo bimenyetso abwira umugore ati rero ugiye gufata amabuye abiri ahantu twahurira hazi ati ndahazi nihe ati naha mu isoko winjira mu isoko inyuma winjira mu marembo ujya mu isoko urenze kuri moteri kuri kandagira ukarabe naho twahuriye fata tuno tubuye tubiri wirukanka numara kugerayo ugende udufate kamwe ugashyire ku rutugu usenga Imana umutima urambwira ikimenyetso ubonye ubwo umugore arakugendera ariruka nzi ko ari na munini ubwo ni tekinike njye bari kumwe n'uwo mugabo w'igisambo w'umutubuzi njye ntabwo nari mbizi kuko mva nanjye namaze kugira ibitekerezo bihuye n'iby'uwo umugore aragenda hashize iminota mike avuyeyo aratubwira ati muzi ikindi ngiye kubona mbona akanyoni kaje kiruka inuma iza iguruka iza imbere yanjye ngiye kuyifata ikayegurukira ndavuga ati mana yanjye dore ibi ni ibitangaza ndakurahiye ndavuga ati Imana ishimwe ibi ni ibitangaza ati rero ati nawe ariko mbere yo gukora ibyo yasize igikapu abeshya ko kirimo 80,000 nanjye ndakimufasha ari marete nyirambikaho ibiganza ngo koko harimo ayo mafaranga aje arabihasanga kugira nanjye rero bari banyishe mu mutwe barambwira ati rero nawe ugiye kugenda ariko nawe urasiga igikapu n'amatelefone yawe uyashyiremo kuko ahantu ugiye kujya ntabwo byemewe kujya ahantu amatelefone nugera aho hantu urasengera Imana mu mutima uyereka ibintu iguhishuriye nawe urabona ibimenyetso uhita ugaruka ubitubwire ubwo rero nanjye narayafashe amabuye abiri amatelefone nabatse ko bari kumugara amatelefone mparetse nkajya aho ya ati telefone zisiga ntabwo byemewe ubwo nanjye n'ubundi naramaze gupfa mu bwonko amatelefone yagize gute narambitse hasi yarambitse mu gikapu wa mugore asigara ayafasheho nawe ubwo nanjye narahagurutse ndirukanka ndagenda ngeze ahandi twahuriye nanjye nkihagera twatubuye tubiri nkidufite nta kintu nadukoje ndetse rutera hasi ngiye kumva numva umusatsi umvuyeho numva ndahindutse ubu rwose mu mubiri nahise nkubita hasi twatubuye tubiri nsubira niruka ndirukanka nuko uzagera hahandi nsanga abantu bagiye kera ndavuga ati Mana yanjye ibintu ubwo ariko ubona mu kugira nahise ubwenge bwahise buza numva yuko banyibye ubwo ngubwo nakoze iki narahagaritse nifata gutya ndavuga ati Mana ibintu bankoze ubagaragaze mbabone ko navuze mu mutima mba nagiye hirya hari mu mazu nagendaga mbaza ati nta mugore ubyibushye munini wambaye ikanzu uhetse ibage y'umukara ariko n'umugabo mu mbone ati turamubonye ati anyuza uwo mbaje wese anyuza ubwo ndazamuka nirukanka mbageze ahantu hari abasore ndababaza ati se hari umumbone ati turamubonye umeze gutya nawe ati tubabarire ati mumbabarire tujyane pe tujyane mumfashe gushaka abantu barayibara n'abatekamo ubwo tuba turagiye tukigera kuri kaburimbo ahantu amamoto aparika bahita bavuga ati ati bimeze bite ati ngiye wapi ngo ngiyewe abashora baranyibye ati se bakwibye gute ati mwebwe ntimumbaze ibintu byinshi hari umugore wambaye ikanzu ubyibushye ahetse bage y'umukara ariko we n'umugabo mumbone ati turamubonye ahubwo buriye mu moto nawe uhita ugerageza uburyo utega moto utege ijya hehekire kuko ntabwo banyuze ahaberekera hehekire ubwo mu gihe nyihagaze gutya ndi kwiyumvira cyangwa mbona imoto iturutse imbere abamotari bambaye ngo dore nguriya ngo dore uriya mumotari niwe ubatwaye muhagarike mba ndafashe yirukanse mu muhanda urumva ari nateye umutwe nemeze nk'umusazi my friend ibintu byambayeho mba ntagahomamunwa ubitekerereje umuntu yavuga ati se waba ufite ubwenge ubwenge pe nari mbufite ariko bwari bwamaze
gupfa. Ubwo ni ukuvuga ngo twaragiye umumotari yese n'umubaza ati nta umugore utwaye ameze gutya umusize ntabwo yatinze tambwa ati icare kuri moto nkugeze hano mbagejeje. Nagiye kuri moto tuba turagiye tugeze ahantu ku gashyamba hari agasoko ka Rutonde usa nk'uzamuka ujya Kirenge. Batavuga ati tumuza moto yayishoreranyije mu ishyamba. Turamanuka dusanga y'imidugudu tubaza ese nta mugore ubyibushye wambaye ikanzu uhetse bage unyuza aha ari kubona umugabo ati banyuza aha mumanuke gatoya gake cyane banyuza. Ubwo n'abamotari wundi yari yahindukiye tuba turaje turagenda turirukanka tugeze aho ngaho umumotari umwe sinzi uko ararebye pfiriye mu ishyamba abona barahagaze bari gufata amatelefone bari gupfundura bamaze gukuramo amasimukadi. Ubwo bamufashe amajosi umugore umumotari yahise amufata gutya aramufata cyane ati ntugire aho ujya n'undi mugabo aramufashe ntugire aho ujya kuba none aha ngaha muza n'ibintu mutwaye igikapu bahise bakirambika hasi nuko ati se bimeze bite ati twebwe dore ngibi ibintu byanyu dore ngibi ntabwo twabyibye ati se nimba mutabyibye tubafatiye ntakundi ariko turemera icyaha dore ibintu nk'ibi murabibonye. Ndebye nsangamo amatelefone abiri bamaze gukuramo simukadi hariya inkweto z'umwana nsangamo hariya amafaranga 27,000 n'amafaranga 500. Ndebye kuko 20,000 bibitse ukwabyo ari inote enye za 5,500 ibindi 500 bibitse ukwabyo. Ndebye nyuma ntabwo bari bahabonye nasanze 2,500 ibindi 20 cyabuze. Abantu barabafata abantu barabafashe batangiye bagiye kubakubita ndavuga ati mwitonde mutabakubita babanze bagira ute babanze bazane amafaranga. Barabati nta mafaranga dufite nta twabaye nta nawe dufite amafaranga twari cyo amafaranga. So nabonye ari ibintu biri butere ikibazo mu mudugudu nta kindi nakoze ngiye nahise mpamagara polisi ati njye nahuye n'ikibazo gutya na gutya abatobozi bankuburiye baranyura ibintu byose nabibuze. Ati none mwabafashe ati twabafashe muherereye hehe ati duhereye aha n'aha urenze Nyakarambi gatoya gasoko kitwa ka Rutonde niho turi hepfo mu ishyamba. Ati nimubazamukane polisi ati mubazamukane mwihuta mubageze he ku muhanda. Ubwo abantu twe turi kumwe bose urumva karitse yose umudugudu ari abana n'abasaza n'abajye batiye bamwe ngumva ntabwo bazabafungura ibintu badukoreye bararize umva bati batumaza amafaranga yacu. Umwanzuro ni mubajyane muzabakatire wenda ubujura bwacika. Ubwo barazamutse ubwo twaje dusanga polisi yaje yazanye pandagari itimbaza abibye n'abibwe ndavuga ati nibo banyibye abahe umugabo n'umugore ariko njyewe ni njye bibye. Bahise baburiza pandagari ati duhure kuri RIB nanjye mba nteze moto duhita duhura kuri RIB. Nka saa yine winjiye urenze kuri moteri hari kuri iriya kandagira ukarabe. Ugeze mu nzira ngezeyo mpora n'uwo mugabo nyine njye nyobozaga ahantu ngo yanyobozaga ahantu bambazaga ngo ahantu kuri farumasi umugabo ntabwo namwibuka ngo uvura indwara ngo z'abantu ngo baroze ngo utabyara yabazaga ngo ko arwariyemo umukobwa ngo barwaye ibisazi njye mbabwira ko ntaho nzi. N'umugore ahitaza uwo mugabo ahita bimubaza n'umugore ahita amuha ati rero ahantu ntabwo mazi genda baze wenda mu mabotike nibo bamumenye.
nkuko uwo mugore nabonaga nanjye atabaza umugore uwo mugabo ahita atubwira ibintu by'ubuhanuzi, ahita ambwira ngo ibibazo mfite kwa ko ncuruza, nanjye numva ari kubikora ngira ngo koko ngo nibyo. Mbanje ngo ibibazo bindiho ngo abana mfite muri karitsiye ngo ibiki byose. Umugore rero nawe yahise amubwira ibye, ahita avuga ati ok rero tugende njye kubabwira ahantu uherereye, hano hantu ntabwo haba ari heza, ubwo nanjye ntanayemera duhita tujyana rero. Ahita yumva nawe nibyo, bahita atujyana ahantu uherereye ngo ajye kubitubwira neza. Natwe nyine tuba ati tugende kuko tubimumbaze neza. Bahita batujyana ku rusengero hariya hepfo kuri eyari, njye nta nubwo nari mpazi, niho twicaye, ibyo byose niho byabereye. Urubuga rwa eyari ruba hariya hepfo Nyakarambi, inyuma yaho niho twicaye. Twari batatu. wari bataramenya ko bari kumwe. Nibo kandi bo nyine njye ntabwo nzi ko bari bahuje, ariko bari bamwe bo bigaragara bari baziranye. Twahageze tugana ibintu birebire, agenda ambwira ibyanjye numva nibyo bitewe n'uburyo ncuruzamo, agenda bimbwira nyine nanjye nkumva koko nibyo. Hari n'abakumva kama icyohe ngaciramo urundi nagipfunda ngasanga cyabaye amaraso. Ibibazo biratanga noneho mu bijyanye n'uburyo bandoze ngo banzinze nta interineti reka nta nubwo bazi ibintu byo nkora byose nigendaga bivuga ngo barabifoye. Ngo iyo yabimbwiye nakumva ari ko n'uwo mugore yamubwiye n'amazina barabyemeye, nanjye nkagenda kuko nibyo. Nyine we niwe yabimbwiraga nkabyemera nkavuga ati koko ibyo bintu niko bimeze, ngo wowe ngo turabona ngo uko ucuruza kandi imbere yango turanye n'abarozi, ngo nturanye n'abarozi kandi ngo dore ngo barakuzinze ngo ujya gushaka ngo bitanga umugabo ngo nubwo mwatandukanye ngo aragukunda, ibintu n'ibyo nyine nanjye koko yabimbwira nkumva n'ibyo. Barangije kugutwara ubwenge rero ikimenyetso yampaye yambwira ati fata kino kibanjye n'inshuti wowe tubiri, kamwe mwaciramo n'umugore agaciramo. Hashize iminota imwe nkapfundura nsanga byabaye amaraso, wewe nsanga byabaye nk'ibintu amacandwe yakamye. Atambwira ngo icyo nicyo kimenyetso cya mbere kikwereka ibyo bagukoreye. Nko mugore nyine ibyo yamubwiraga ngo iby'ubukwe bwabo ngo ibiki, umuhungu we ngo ahita ubukwe, urumva nyine baba bari kumwe bo banjijisha nkajya kuko ibyo ari kumubwira. ni wowe yabanje kubwira se uko njye yambwiye ati duhaguruka, ndahaguruka ndagenda duca, ubwo urumva ubwenge bwe bwamaze kugenda. Nyina twizaniye nkaciramo n'uwo mugore agaciramo, utubabi tw'utwatsi twose umuntu abonye aho hafi aho byari biba bisanzwe. Agaciriye undi agaciraho, buri umwe wese arakabumba gutya. wagiye urapfa n'uwo mugore kamwe nakagoma nyine uwo mugore aragafata.
ndakamufatira aciraho nanjye nciraho. ngibyo uko byagenze bagezeyo urumva ibyakurikiyeho wagize mu maboko ya polisi ni kwa gufungwa kuko ngo nari isaba baracyarimo bemeje ibyaha bavuga aho baturuka ubwo ni uko byagenze. Murakoze cyane rero, ayo yari amateka n'ubuhamya bufatika bwerekana ibintu byateye muri iyi si yararangiye. Bavandimwe inshuti nkunda, ibintu mbabwiye byambayeho njyewe ubwanjye kandi pe so murebye mu myaka mfite pe ni myinshi kuko ntabwo wavuga ati ibintu kuki wabikoze nta bwenge wari ufite igihe nari gufite ariko bitewe logique hari ibintu bakoresha by'ubumaji bituma ibintu biguhindura kuko nk'ayo maraso nabonye kandi ari amacandwe yanyine naciye nta muntu wabyemera ariko umva nashimye Imana bita mvuga ati yababa we Imana ihabwe icyubahiro kuko mbonye ibyanjye Imana ihabwe icyubahiro. Amatelefone wenda amafaranga yarashakwa nuko byangendekeye rero njye nari ndi kubaha ubuhamya bwanjye bwite n'ibintu niboneye. Bantu mujye mwitonda kumva ngo abatobozi babaho abantu benshi cyane byabayeho nanjye najyaga mbyumva nkabihakana baterekarekare gusa nabo nabuze ubwenge ariko nyine byambayeho ni ubwoko bwo rero ujye mwitonda ibyo rwose bibaho. Cyari ikiganiro nanjye muri make najya mbabwire namwe muzumvireho namwe mwigireho. Gusa abantu bajya bavuga ati ni abahanga ngo bose babakora ntuzumve ko uri umuhanga kuko byanga bikunze hari abantu kuri iyi si nabo basigaye bafite ubushobozi ariko bakoresha imiti. Rero murakoze cyane ubona uko ngo ni uko byagenze najya ngo mbaho ubuhamya muri make mubyumvireho mujye mwitonda ntuzirabuze ubwenge ngo urarenze ngo babikorere umuturage ngo ni uko ari uwo mu cyaro ntabwo ari umunyacyaro my friend kuko njye nakoze inshuro nyinshi mu mujyi ariko ntabwo ibyo rwose ntabwo bibaho. Sawa murakoze cyane rero nababwira ngo nkabashishikaza ahubwo gukora ibyo mukora mutitaye mu bandi kuko bafite imiti bakoresha ni ukugira ngo tumenye ubwenge tujye tureba imbere muri ako amagambo 1 2 3 4 kumva adasobanutse kugenda. Bye bye murakoze cyane tuzongera Imana ibahe umugisha amen.